peace. Imana ibaho umugisha. Icyo twashakaga kumenyesha abadamu nangwa se abagore, discipline ku bagabo banyu kabisa. Nimushaka kubahuka abagabo ngo nuko babahaye uburenganire, mubyumve neza, muzahura n'ibibazo bikomeye cyane, muzabona ishyano ubuzima bwo mu mutwe tuba twishimye. Yinjiye kabisa nuko yata babwire kabisa. Ariko uramutse urwaye for example umugore wanjye kabisa, niba nakora akazi kose, ariko uri muzima uri umugore wanjye ukamwe wonge koza amasaha ntuhari, ako nagasuzuguro k'abadamu. Faire attention, agasuzuguro k'abagore. Attention avec moi. So icyo nabwira abana mukeneye kwinjira muri sinema nyarwanda nangwa se industry nyarwanda, discipline, ariko by'umwihariko abakiga secondaire mubanze mugere no muri university kaminuza, nurangiza uze apana nka karakana nakubitiye mu Ruhengeri. Urabona karakana impamvu nagakubise urushyi nikabanze kiye secondaire karangiza karaka icoco nico istiliyanga umwana agomba kubanza kiga kugira ngo aze muri industry. Ntabwo yafata amashuri yiga ngo avange na industry, byagucanganyikisha nawe ubwawe. Nanjye ubwanjye yakamwana umaya kandi kazi ngakora na industry, naba nkuru tuzitubira, ariko nabanze yige kugira ngo banze jye ku murongo. Discipline avant tout, ikinyabupfura mbere ya byose. Discipline avant tout, ikinyabupfura mbere ya byose. Discipline avant tous, niko yakamwana tubwiye dutangiranye. Hari abantu bagiye bashyiraho comment ngo yakamwana ngo ura mwana ngo wamukubise urushyi ngo ntago byari ngombwa. Ntago ngiye mwanga, ariko nashaka kumushyira kuri discipline. Kinyabupfura nicyo cyambere. Nawe nubwo wabarize kaminuza nta kinyabupfura ugira 0 ku 10 kabisa. Discipline natwe twakoze igisirikare yo kunje firingita kurore, ariko wowe ugatangira ugatinyuka uri uruhinja rwiga mu wa mbere secondaire ukanyita Nyakabwana. Imagine nagasuzuguro gakabije kabisa. Urumva ko mwana ntago mwanga rwose atazagera n'uwagira namukubitiye ubusa. So n'umubyeyi wamubyaye azamwigisha ikinyabupfura, discipline kabisa. Nakazi gakomeye, ni inshingano, ni umuhamagaro guhura n'abantu nk'aba ngaba. Ni benshi babikorera, yakamwana ni benshi bamubona bagaseka bakanezerwa, bikabafasha kuruhuka mu mutwe. Mu nsanganyamatsiko yacu yo kugira ngo twite ku buzima bwo mu mutwe, turwanya ihungabana, tugabanya agahinda gakabije, tugabanya kwiyahura. Yakamwana yakoze ibikorwa by'indashyikirwa niko navuga, kuko muri industry ya YouTube kabisa afite izina kandi abikorera benshi. Abafite stress n'ababuraye ndabasetsa kabisa. Uwabwiriwe waburaye wabuze icyo kurya, ariko ndagerageza kugira ngo useke. The reason why I'm superstar in Kigali kabisa. N'ababuraye ndabasetsa, it means what I'm superstar. Ntabwo nakurirwa mvuga byinshi, ariko mwababyeyi niba umwana yiga mu wa mbere secondaire nkura mwana nakubise urushyi ari Musanze, discipline avant tous. Nanjye ubwanjye nduba, ariko kunyita bya arya ngo ni Nyakabwana. Nyakabwana kandi ari yakamwana. Hari n'abandi natangiye kumva bari kuvuga ngo nitwa noneho Nyarubwana. Sasa rero umwe nzamukubita noneho mubabaze ku buryo muzamugendera ku kinyabupfura. Ikinyabupfura ni ingenzi cyane. Niyo mpamvu twongeye kugira ubuntu bwo guhorana yakamwana ngo tuganirize muri no industry, kuko ishyamba ni rigari, nta mpamvu y'umwaga, nta mpamvu yo gutukana. Rero bakunzi ba Sam Star Tidu, ni byiza ko iyo industry ya YouTube ni ngari cyane, nta mpamvu y'ishyari, nta mpamvu y'umwaga, dukwiye kubana neza mu mahoro. Niba umugore wawe ahinduye icyumba ngo uzajya muri kiriya ngo ibyo bintu bya divorce mukorera mu mazu, mubwire n'abagabo. Hano hari abagabo arega bafite abagore ariko batararana kandi babana mu gipangu. Voilà.
iyo ni ingingo usanga umugabo afite uburibwe n'umugore uburibwe. That is not clear. Ngira umugore wanjye ukibeshya na gato nta n'iminsi ibiri wamara. Owe nta kintu cyakorwa subwo ntibicane ariko bakabana mu mahoro atabaye divorce mu ngo buriya. Umugore asuzugura umugabo bikambabaza. Buriya njyewe iyi si nyimaze y'igihe. Hari ukuntu agiye mbona abagore biremereza ugasanga asuzugura umugabo kubera ko afite umushahara ahembwa menshi agasuzugura umugabo. Sasa rero niba wenda ari uburinganire abagore bajye bagira ikinyabupfura. Abagore n'abadamu n'aba bafite amago bubatse. Faire attention avec moi. Mwabadamu mutansiyo. Mwumvishe inama. Niba barabaye uburinganire ntago babwiye gusuzugura abagabo banyu. Faire attention. Bashingire ku ndangagaciro bose bubahane, umugabo yubaha umugore, umugore yubaha umugabo, kugira ngo tugire umuryango unezere ubanye mu mahoro twubaka igihugu. Ufata umugabo ukamubwira ngo najye koza amasahani uri umudamu we. Imagine uri umugore wanjye warenze ukamubwira ngo njye koza amasahani ngo jya gukoropa ndi umugabo wawe. Ese mwabagore mwe nubwo wavuhembwa menshi barabwiye ngo musuzugura abagabo koko? Barababwiye mwabagore mwe barabwiye ngo musuzugura abagabo banyu ngo kurora muhembwa menshi? Niba wowe ufite akazi ntabwo bivuze gusuzugura umugabo wawe nubwo wabuzana miliyoni mu rugo, ariko umugabo wawe ni umugabo. Nta mugabo uzahinduka umugore, nta n'umugore uzahinduka umugabo. Full stop ngana ke. Murakoze cyane bakunzi ba Sam Start Do. Yaka ni gutya ducika we rwose kumufatisha ntibabyoroshye n'ubwitange waba ukomeye. Mwe mwakoze subscribe turabashimiye, Imana ibaho umugisha, abatarayikora mukore subscribe. Niko babyeyi mwumvisha impanuro Yaka mwana bahaye, ntago ari entertainment gusa, mwango mwizubatse bagabo bagore mubane mu mahoro, mureke gusuzugurana. Bagore mutuma abagabo banyu ngo koza amasahane, ndabyemera mu buringanire mwafatanya, ariko se ni ngombwa ngo umugaragura umugire nk'itoroshi? Ntago bikwiriye. Tumereke twubaka umuryango ukize hamwe, turwanya indwara zitandura, indwara zataka ubuzima bwo mu mutwe, tubaho twishimye. Yinjiye kabisa nuko yataka babwire kabisa. Ariko uramutse urwaye for example umugore wanjye kabisa niba nakora akazi kose, ariko uri muzima uri umugore wanjye ukamubona njye koza amasahani uhari, ako nagasuzuguro k'abadamu. Faire attention, agasuzuguro k'abagore. Attention avec moi. Attention, attention, attention. Mwabyumvishe impfu ziri kubaho mu miryango, abana bagasigara ari imfubyi, mugasigira umutwara igihugu. Ntago bikwiriye. Mukemura ibibazo nk'abantu bakuze, twubaka umuryango, twubaka igihugu. Ntago gusuzugurana ari byo bikwiriye. Ibyo muba mukora abagore bagabo mwamwerekana abana banyu, nabo niko bazubaka ingo zanyu. Ubaha umugabo wawe nkuko wamufataga muke muri fiançailles, wizamura ibiciro kuko ufite akazi kandi wari umushomeri. Ejo nejo bundi byahindukana bakagafata akajya hejuru yawe, muzajya mubaho muhimana se? Kiba kibabaje n'aba bana. Mwubane, tuba twatumiye umustar nyine uri bubakorere umuti, ariko ni nabyiza kuko nabo babahaye n'inama. Mufite uko mumufata mu byiciro bigiye bitandukanye. Twebwe channel yacu ni inclusive, buri muntu wese tumugeraho, ntawe duheza. Ntago tuvuga ngo uriya ngo ni umusinzi, ngo uriya ni murokore. Oya, uwari wese ni umuntu yubahwa kimwe nk'undi. Amahoro n'imigisha bya Nyagasani bibane namwe. Mukore subscribe abatarayikoze, namwe mwayikoze. Peace. Imana ibaho umugisha. Icyo twashakaga kumenyesha abadamu nangwa se abagore, discipline ku bagabo banyu kabisa. Nimushaka kubahuka abagabo ngo nuko babahaye uburinganire, muzahura n'ibibazo bikomeye cyane, muzabona ishyano. Yakubwo ntabanurira abakunda gusenga. No muri Bibiliya biranditse ngo umugore agandukire umugabo. Thank you very much. Thank you Yaka, thank you, God bless you. Blessings to you all my subscribers. Nawe kora subscribe tukusabira imigisha, ariko buri munsi ngenda basengera nijoro. Tuzajya dukomeza tubane buri munsi no mu bindi biganiro. Ni Sam Start Do, kandi musabira imigisha Yaka mwana wadusuye yabaryohereje umunsi.